twavuye ku isoko tuje, umugore arambwira ati ndinda nze tujyane iwanyu nze gutora umwana. Byukusenge Aline. Tugeze hariya hirya namubwira ati umugabo wawe yatuje guca ku irembo ryawe, katuzamukira hano mu murima muzehe wawe. Turaza tugeze ruguru ku murima dusangana yahadutangiriye. Inde? Ndagijimana Jacques. Yego. Ndagusuje mukunzi wacu ari nako naraguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Nyanza humvikanye inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje, naho bamwe mu baturage bavuga ko n'ubundi kano karere ka Nyanza kadasigaye kamara igihe kinini nta nkuru z'ubwicanyi cyangwa inkuru z'incamugongo zihumvikanye. Kuri ubu rero umusore w'imyaka 18 yishe umugabo w'imyaka 32 y'amavuko. Uraza kumenya mbese uyu musore yaba yamuhoye iki, ese byabereye hehe, ese byabereye mu we murenge, ese bapfuye iki kugira ngo uyu musore ateme uyu mugabo w'imyaka 32 y'amavuko. Ese ubuyobozi bwo muri aka karere bwatangaje iki, ese abaturage bo basabye iki ubuyobozi? Icyo musabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukare munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kazana ko gakandeho, icyo yuza bushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'incamugongo ikomeje kubabaza abaturage batuye muri aka karere ka Nyanza bitewe nuko humvikanye inkuru mbi cyane nyuma y'uko umwana w'umusore w'imyaka 18 yishe umugabo w'imyaka 32 y'amavuko. Ese bapfuye iki? Ese ni iyihe ntandaro yabaye yatumye ubu bwicanyi buba? Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu, tubibutse ko iyi ari KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Nyanza humvikanye inkuru ibabaje, inkuru y'incamugongo, aho umusore w'imyaka 18 yishe umugabo w'imyaka 32 y'amavuko amutemesheje umuhoro. Iyi nkuru y'incamugongo yasakaye muri aka karere ka Nyanza yamenyekanye kuri iki cyumweru tariki ya 4 Kanama 2023 mu 2024 ko aribwo umusore wo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo akagari ka Cyerekezo umudugudu wa Nyakabare yishe atemye Ndagijimana Jacques w'imyaka 32 y'amavuko biturutse ku makimbirane yo mu muryango. Bamwe mu baturanyi ba nyakwigendera babwiye itangazamakuru ko mbere y'uko yicwa yabanje gusezeranya umugore we bashakanye ko ari bumwice amutemesheje umuhoro kubera ko akunze kumuca inyuma bya hato na hato. Umukobwa witwa Aline uvukana n'uwishe nyakwigendera yatangarije itangazamakuru ko musaza we kugira ngo amwice byatewe n'uko uyu mugabo yaje ahari umugore we afite umuhoro ababwira ko nta umucika atamutemye. Yagize ati twavuye ku isoko tuje, umugore arambwira ati ndinda nze tujyane iwanyu nze gutora umwana. Byukusenge Aline. Tugeze hariya hirya namubwira ati umugabo wawe yatuje guca ku irembo ryawe, katuzamukira hano mu murima muzehe wawe. Turaza tugeze ruguru ku murima dusangana yahadutangiriye. Inde? Ndagijimana Jacques. Yego. Noneho turaza afite akaritiro aravuga ati nimuzongeye guca hano na hano simbishaka, ujye mureba ahandi muca. Umuhungu arambwira ati imbere wambwa we. Arangije aramusunika, umusunitse ndi kwa kundi musaza wanjye yagize umujinya aramufata, amufashe Ndagijimana Jacques amukata intoki. Arambwira ati si ibyo uri kumbwira nibyo? Ndamubwira ati nibyo. Noneho birangije nsanga birutse, ariko mu kwiruka musaza wanjye hari umuntu yahamagaye avuga ati nge nishe umuntu rijyanye. Nyina ubyara uwo musore wishe uwo mugabo yavuze ko ibyo yakoze ari amakosa akomeye cyane ngo kuko umwana we yaramaze igihe acudikanye n'uwo mugore w'umugabo yatemye. Nyine ukuntu byagenze yabaye akiza babamukubise aramufashe Jacques yituye hasi, noneho uwitwa Ikimpaya ajaje gukiza Aline nawe azana umuhini. Aline amukubise imihini ibiri ntibireba, ariko mbuze induru hano mu gikari nabuze unkunya kuba ari hano mu marembo
nzamutse ngiye inyuma iriya ngarutse ngiye gutabaza ngarutse sanga umuntu baramurangije umugore wari nambwira ati rero Jada muraramurangije nti nuko murakoze nabuje kumukubita muranga nuko namubwiye byabaye ndi hane kundiruka mvuze induru ni mu ntabara abantu baricanye ngarutse rero sanga baramurangije ubwo ngubwo njya kureba umutekano ni nawe twajyanye hariya kuri polisi ejo bundi ubwo se ari uwapfushije umuntu ari nanjye uwanjye kiri ubwo urumva nyine nibikunda zataha nibidakunda nyine n'icyo. Aba baturage kandi bo muri aka karere bavuga ko nubwo bahamya ko uwapfuye atemeshejwe umuhoro yashakaga kwica abantu, baranenga kandi n'uwo musore wakoze icyo gikorwa kitari cyiza kuko kwihorera bidakemura ikibazo yari afitanye n'uwo mugabo. Gusa aba baturage bakomeza bavuga ko uyu mugabo watemwe agapfa yari nk'igihazi ngo kuko nawe yatinyaga cyane cyane umugore we bahoraga bashwana bapfa ko umugore we akunda kumuca inyuma. Natwe byaduhaye isomo ni ukubona ahantu hari nk'amakimbirane tukajya tuvuga tuti umuntu wese ajye agira inama mugenzi we kuko kubona umuntu agwisha amaraso aho ngaho mu mudugudu we ntabwo ari byiza. Ukirire kuko igitsina gore kirakurura amakimbirane mu bahungu n'abagabo kandi ubwo ndumva nanjye ariko bimeze kuko na nyir'ubwite utanze amakuru urumva ko ariko avuze bitanga inama bose kugira ngo umuntu asige ubuzima ni bibi. Ubwo umunyamakuru wa KN Radio yageragezaga kubaza ubuyobozi bw'umurenge wa Mukingo niba iki kibazo bukizi n'ibyamukundiye kuko inshuro zose yahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ntiyigeze afata telefone ngendanwa. Gusa umunsi umwe azadufata cyangwa akadusubiza tuzabishyira mu nkuru yacu y'ubutaha. Reka nkushimire we wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio nkubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi cy'ubutwari. Nawe nimba utarakora subscribe wajya munsi y'inkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone n'akazu kaza nakugakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.